Perezida Paul Kagame aherutse kugaruka kuri uyu mushinga avuga ko nubwo hari imbogamizi zishingiye ku micungire y'imari ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga, ubushake bwo kuwushyira mu bikorwa buhari. Yagize ati turabishaka kandi dufite ubushobozi. Rimwe na rimwe politike y'akarere n'inyungu z'abafatanyabikorwa zizana imbogamizi, ariko turakomeza gukora kugira ngo uyu mushinga utangire kuko ni uw'ingenzi ku bukungu bwacu n'imibereho y'abaturage bacu. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye. Anyita nyawe CK nyawe Lambeto and welcome to KC Kigali Connecting, ubwira ngo uruingeze cyane kuba resemo kugikurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho buri munsi umunsi ku wundi. Hanyuma rero uruingeze cyane kuba warakoze subscribe ndetse nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugeza unyuze ku rubuga wa eshatu kigaliconnect.com cyangwa se ukanyura ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, X yahoze yitwa Twitter, LinkedIn, hose ni KC Kigali Connect. Ukabasha kujya umenya amakuru ya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kigali Connect, connecting Kigali to the world. Yes, hanyuma rero mu gihe ubukungu bw'u Rwanda bukomeje gutera imbere, imishinga y'ibikorwa remezo ikomeje kugenda igaragara nk'inkingi y'ingenzi cyane mu guhindura igihugu igicumbi cy'ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo mu karere. Umushinga wa gari ya moshi ya Standard Gauge cyangwa se SGR ihuza Isaka ndetse na Kigali uri mu byitezweho cyane mu guhindura isura y'igihugu cyangwa se y'umujyi wa Kigali, cyane cyane mu koroshya ubwikorezi ndetse no kugabanya ibiciro by'ubucuruzi. Tugiye kuba twagaruka ku bijyanye n'umushinga wa gari ya moshi. Wagiye ubyumva cyane mu matwi mu minsi yashize, ariko tugiye kuba twakubwira uko bimeze ndetse nuko byifashe, umenye ese niki kibura kugira ngo uyu mushinga utangire gushyirwa mu bikorwa tayari cyangwa se batangiye no kuwushyira mu bikorwa. Imihanda cyangwa se umuhanda wa Isaka Kigali SGR uhuza u Rwanda ndetse na Tanzania ukagera ku cyambu cya Dar es Salaam ahanyura ibicuruzwa byinshi byinjira mu gihugu. Igice cya Tanzania kizatangirira Isaka kugera ku mupaka wa Rusumo gifite ibirometero 371, naho icy'u Rwanda kizatangirira Rusumo kugera i Kigali cyo gifite ibirometero 150. Umva ko ari bike cyane. Kuva ku Rusumo ugera i Kigali harimo ibirometero bigera ku 150. Uyu muhanda uhatse inzozi z'abanyarwanda benshi kubona uburyo buhendutse, bwihuse kandi butekanye bwo gutwara abantu ndetse n'ibicuruzwa, kandi ibi ngibi biteganyijwe ko bizagabanya igihe cyo kugeza ibicuruzwa ku cyambu cya Dar es Salaam, aho kizava ku minsi 7 cyangwa se iminsi 10 kikagera ku munsi umwe gusa. Perezida Paul Kagame aherutse kugaruka kuri uyu mushinga avuga ko nubwo hari imbogamizi zishingiye ku micungire y'imari ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga, ubushake bwo kuwushyira mu bikorwa buhari. Yagize ati turabishaka kandi dufite ubushobozi. Rimwe na rimwe politike y'akarere n'inyungu z'abafatanyabikorwa zizana imbogamizi, ariko turakomeza gukora kugira ngo uyu mushinga utangire kuko ni uw'ingenzi ku bukungu bwacu n'imibereho y'abaturage bacu. Hanyuma rero Minisitiri w'ibikorwa remezo nawe yagaragaje ko guhuza umugambi w'ibihugu byombi ari intambwe ikomeye cyane, kandi ko ibiganiro n'abaterankunga mpuzamahanga nka Banki Nyafurika Itsura Amajyambere ndetse na Banki y'Iterambere ya Afurika y'Epfo bigeze kure mu bijyanye n'ibiganiro. Hanyuma rero abaturage bo mu mujyi wa Kigali ndetse na Rusumo bagaragaza icyizere bafite kuri uyu mushinga. Witwa Mukandesenga Alice utuye mu karere ka Kicukiro yagize ati twishimira kubona gahunda nk'izi. Iyo gari ya moshi izadufasha kubona ibicuruzwa bihendutse cyane cyane nkenerwa bya buri munsi biva hanze. Witwa Nshimiyimana Jean Bosco utwara amakamyo hano mu karere u Rwanda
Rwanda ruherereyemo we yagize ati kuri twe abatwara ibicuruzwa iki ni igisubizo. Ubu usanga umushoferi amara iminsi myinshi ku muhanda, rimwe na rimwe imodoka igapfira mu rugendo. Rero gari ya moshi zatuma ibintu bihinduka cyane. Rero abaturage bo mu turere cyangwa se mu bihugu bizanyurwamo n'uyu muhanda wa gari ya moshi bavuga ko biteze inyungu mu kwihangira imirimo mishya, ubucuruzi ndetse n'akazi gashya kazahangwa. Hanyuma rero igiciro cy'uyu mushinga wose giteganyijwe kugera hafi kuri miliyari 2.5, aho u Rwanda ruzakenera nibura miliyari 1.3 kugira ngo gishyire mu bikorwa igice cyarwo. Banki y'Iterambere ndetse na Afurika y'Epfo yamaze gutanga inkunga ya mbere ya miliyoni 100 z'amadolari, ariko haracyagaragara imbogamizi mu gukusanya andi mafaranga ndetse no guhuza neza inyungu z'ibihugu byombi. Abayobozi bemeza ko ibiganiro ndetse na banki mpuzamahanga n'ishoramari bikomeje kandi ko bizatanga umusaruro. Hari gahunda ko ibikorwa nyirizina byo kubaka byatangira mu gihe cya vuba, aho bivugwa ko uyu mushinga ushobora gutangira mu mpera za 2025, bityo gari ya moshi ikaba yakora bitarenze 2028. Hanyuma ari inzego za leta z'u Rwanda zimaze gutangira gahunda yo gucunga ubutaka, igenzura ry'ibidukikije ndetse n'imiyoborere y'ubutaka. Inzobere mu bijyanye n'ubukungu nazo zagaragaje ko zibona inyungu zitezwe muri uyu mushinga. Witwa Dr. Innocent Kabandana wo muri Kaminuza y'u Rwanda avuga ko ubu hagati ya 40 ndetse na 50% by'igiciro cy'ibicuruzwa byinjira mu gihugu biterwa n'ibihombo by'ubwikorezi, kandi ko gari ya moshi izagabanya ibyo biciro ku gipimo cya 30 cyangwa se 40%. Ibi bigatuma ibicuruzwa nk'isima, ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi bihenduka cyane. Undi rero witwa Professor cyangwa se Prof Alex Mugisha usanzwe asuzuma ubukungu bw'akarere asobanura ko u Rwanda ruri hafi guhinduka umunyamuryango nyakuri w'ubucuruzi bw'akarere, kuko kuzahuzwa n'icyambu cya Dar es Salaam bizoroherezwa kugera ku masoko mpuzamahanga. Hanyuma rero Madame Solange Uwimana wo muri Private Sector Federation cyangwa se PSF avuga ko abashoramari bazorohererwa n'ubwikorezi, bityo bigakurura ishoramari rishya mu nganda z'ubuhinzi, imyenda n'ibicuruzwa biremereye. Dr. Samuel Nkurunziza, inzobere mu bukungu bushingiye ku bidukikije, yibutsa ko ubu amakamyo agera ku 3,000 ndetse n'ibihumbi 4 yinjira mu Rwanda buri kwezi aturuka ku cyambu, bikaba bigira ingaruka ku bidukikije ndetse n'impanuka nyinshi cyane. Hanyuma rero gari ya moshi izagabanya ibyo bibazo ndetse irinde ibidukikije, mu gihe Jean Claude Habumugisha, umushakashatsi mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari, asanga kuba banki mpuzamahanga ya IFDB ndetse na DBSA ziri mu biganiro na guverinoma ari ikimenyetso cy'uko abashoramari babona inyungu z'igihe kirekire muri uyu mushinga, kuko uzafungura amahirwe mu bikorwa remezo, imiturire ndetse n'itumanaho. Umushinga wa Isaka Kigali Standard Gauge Railway ni intambwe ikomeye mu rugendo rw'u Rwanda rwo kongera ubukungu bushingiye ku bikorwa remezo. Nubwo hari imbogamizi z'imari n'ubufatanye, icyizere cy'abayobozi, abaturage n'inzobere kirekana ko u Rwanda rufite ubushake bukomeye bwo kurangiza uyu mushinga nk'uko Perezida Paul Kagame yabigaragaje. Gari ya moshi si umuhanda gusa, ahubwo ni urufunguzo rw'iterambere rirambye ruhuza u Rwanda n'akarere, rugakomeza kubaka isura y'igihugu nk'ihuriro ry'ubucuruzi n'itumanaho mu burasirazuba bwa Afurika. Inzobere mu bukungu n'abashakashatsi ab'imbere mu gihugu no mu rwego mpuzamahanga bagaragaza ko uyu mushinga wa gari ya moshi ushobora kugira uruhare rukomeye mu kwihutisha iterambere ry'u Rwanda. Abashakashatsi ba Kaminuza y'u Rwanda basobanura ko iyo gari ya moshi izaba imaze gushyirwa mu bikorwa izafasha kongera umusaruro mbumbe w'igihugu ku gipimo cyo hagati ya 2 ndetse na 3% buri mwaka mu gihe cy'imyaka 10 ya mbere. Ibintu bazirikana nk'ingaruka nziza zizaturuka ku kugabanya ibiciro by'ubwikorezi, ku kongera ubucuruzi ndetse
no gukurura ishoramari rishya. Uretse ibyo muri gahunda ya mbere y'imyaka 3 yo kubaka hagati ya 2025 ndetse na 2028 biteganyijwe ko izahangwa imirimo irenga ibihumbi 20 mu buryo butaziguye, harimo abubatsi, abakozi bo mu nganda zitanga ibikoresho, abajyanama ndetse n'abandi. Naho mu gihe gari ya moshi izabikora ikazajya ihanga nibura imirimo irenga ibihumbi 5 buri mwaka mu nzego zitandukanye zirimo ubwikorezi, itumanaho, ubucuruzi n'izo serivisi zifitanye isano n'ibibuga bya gari ya moshi. Hanyuma rero ikindi gishimangirwa n'inzobere nuko umushinga uzagabanya cyane ibiciro by'ubwikorezi ku rwego rw'igihugu. Ubu igiciro cyo kugeza kontineri nto y'i Kigali ivuye ku cyambu cya Dar es Salaam kiri hagati y'ibihumbi 3,500 by'amadolari ndetse n'ibihumbi 4 by'amadolari, ariko bitezwe ko gari ya moshi izagabanya iki giciro ku gipimo cya 60 cyangwa se 70%, bikaba bishobora kugera hagati y'igihumbi 200 ndetse n'igihumbi 500. Ibi bizatuma ibicuruzwa byinshi nk'isima, ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibiribwa bikomoka hanze bihenduka ku masoko y'u Rwanda, bikorohereza abaturage ndetse n'inganda gukomeza guhatanira ku masoko. Hanyuma rero uretse ibyo, raporo y'urwego rw'ubushakashatsi mu bukungu APRN Rwanda yerekana ko ubucuruzi mpuzamahanga bw'u Rwanda buzazamuka ku gipimo cya 40% mu myaka 3 ya mbere ya gari ya moshi ikimara gutangira gukora. Ibi bikaba bizatanga ingaruka nziza ku bicuruzwa byoherezwa hanze nk'icyayi, kawa n'imboga, kuko bizajya bigera ku masoko mpuzamahanga ku gihe gito kandi ku giciro gito, bityo bikazamura inyungu y'abahinzi ndetse n'aborozi. Inzobere kandi zibona ko hari inyungu zijyanye n'ibidukikije n'umutekano w'imihanda, kuko ubu amakamyo ari hagati y'ibihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 4 yinjira mu Rwanda buri kwezi, nk'uko twabigarutseho, agira uruhare mu kwangiza imihanda, kongera impanuka no gusohora imyuka yangiza ikirere. Gari ya moshi rero ikaba izafasha kubigabanya ku kigero cya 40% iby'amakamyo, bigatuma igihugu kibika amafaranga menshi mu ngendo y'imihanda, kigabanya impanuka ndetse n'ingaruka mbi ku bidukikije. Hanyuma rero umujyi wa Kigali wagaragaye nk'umurwa mukuru w'imyubakire igezweho muri Afurika y'Uburasirazuba, uhereye kuri Kigali Convention Center, Kigali Arena cyangwa se BK Arena, kugeza ku mishinga mishya nka Kigali Financial Square n'inyubako za Central Business District cyangwa se nk'icyo twakwita CBD ziri kubakwa mu mujyi rwagati. Kigali ikaba iri kugenda yerekana isura nshya, ariko nanone bamwe bavuga ko hari imbogamizi bizana, nk'uwitwa Habimana Theoneste n'umucuruzi ukorera mu mujyi rwagati, yagize ati tubona inyubako nziza zizamuka, ariko ikibazo nuko natwe abacuruzi bato tudafite ubushobozi bwo gukorera muri izo nyubako. Iyi Kigali iragenda iba y'abafite amafaranga menshi gusa. Kuri leta ibi ni intambwe ikenewe kugira ngo Kigali ibe umujyi w'icyitegererezo. Ni mu gihe uwitwa Uwanyiringira Jacqueline, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, yagize ati turashaka kubaka umujyi ushobora kwakira inama mpuzamahanga, abashoramari n'abaturage bose, ariko ntabwo dushaka umujyi w'abifite gusa, ahubwo tugamije gutegura imiturire iciriritse kugira ngo buri wese agire ahaba. Hanyuma rero reka turebere hamwe ikijyanye n'icyerekezo cya Kigali 2050. Leta y'u Rwanda yashyizeho icyerekezo cya Kigali 2050 kigamije guhindura Kigali umujyi ugezweho w'ikoranabuhanga, w'isuku kandi urambye. Uyu mujyi uteganywa kuba smart city ifite uburyo bwo gutwara abantu bushingiye ku ikoranabuhanga, imiturire iciriritse ndetse n'ibikorwa remezo byiza. Hanyuma rero mu rwego rw'ubukerarugendo, Kigali yifuza ko umujyi w'isuku n'umutekano ushobora kwakira ba mukerarugendo ku rwego mpuzamahanga. Mu rwego rw'abacuruzi, irashaka kuba icyicaro cy'imari n'ubukungu muri Afurika yo hagati. Impungenge n'ibibazo bitandukanye, ariko uko Kigali ivugwa cyangwa se ivugururwa ni nako hari impaka zivuka. Bamwe bavuga ko gusenya no kwimura abantu bishobora guteza ibibazo bikomeye mu mibereho y'abaturage
batishoboye, abandi bakavuga ko Kigali ishobora guhinduka umujyi w'abakire gusa abaturage basanzwe bakabura ubushobozi bwo kuhatura. Hanyuma rero uwitwa Twagirayezu Jean Paul utuye Kimironko ati urebye neza Kigali iragenda iba iyabifite gusa igihe cyose basenya ubutaka burahenda amazu akazamuka cyane abatishoboye bagahita bahunga bagasigara inyuma nta handi bigana usibye kuba umujyi w'abaherwe. Hanyuma rero ku rundi ruhande abashoramari babona amahirwe menshi. Richard Murenzi umushoramari mu bwubatsi yagize ati nibyo Kigali irahenda ariko ni amahirwe yo gushora imari mu nyubako ziciriritse, turasaba leta kudufasha kugira ngo dushyireho imiturire iciriritse bityo abaturage bose babe bafite amahitamo. Hanyuma rero Kigali iri mu rugendo rukomeye rwo kuyivugurura, gusenya amazu, kwimura abaturage, kubaka imihanda mishya n'inyubako z'icyitegererezo. Ibyo birerekana isura y'umujyi mushya wifuza kuba icyitegererezo muri Afurika. Reka twerekeze kuri Kigali Green Complex cyangwa se KGC. Umujyi wa Kigali ukomeje kwiyubaka no guhindura isura mu rwego rwo kuba umujyi w'icyitegererezo muri Afurika. Muri urugendo rwo kuvugurura no gutegura imiturire igezweho, hatangijwe umushinga mushya w'inyubako uzwi nka Kigali Green Complex cyangwa se KGC, ugaragazwa nk'umwe mu mishinga izahindura isura y'umujyi wa Kigali n'imiterere y'ubucuruzi ndetse n'imibereho y'abaturage. Iyi Kigali Green Complex cyangwa se KGC ni umushinga mugari w'ubwubatsi uherereye mu mujyi wa Kigali, witezweho kuba inyubako igezweho ihuza ibikorwa bitandukanye by'ubuzima ndetse n'ubucuruzi. KGC izubakwa mu gice cy'ubucuruzi bw'umujyi cyangwa se Central Business District cya Nyarugenge hafi ya Kigali City Tower. Ni inyubako izaba yubakiwe ku mahame y'ikirere kirambye cyangwa se Green Building Standards, hakoreshejwe solar energy, uburyo bwo kuzigama amazi ndetse n'uburyo bwo gutunganya imyanda mu buryo bugezweho. Iby'ingenzi bizaba biri muri iyi nyubako nibyo ushobora kwibazaho. Hazaba harimo amahoteli ndetse n'ibyumba by'abashyitsi. Ikindi kandi hazaba hariho ibiro cyangwa se ibyo twakwita office space zigezweho, aho gucururiza, commercial space, shopping malls. Ikindi kandi hazaba harimo icyanya cy'imyidagaduro n'ahagenewe siporo, hazaba harimo parking nini yo mu nzu, underground parking. Ikindi kandi hazaba harimo uturima tw'icyitegererezo, icyo twakwita rooftop gardens. Hanyuma rero inyubako zitezwe kuri KGC ni uguhindura isura y'umujyi wa Kigali. Hanyuma rero inyungu zitezwe kuri KGC nizihe? Icyambere ni uguhindura isura y'umujyi wa Kigali. Kigali Green Complex izaba imwe mu nyubako ndende kandi zigezweho mu mujyi wa Kigali, ikerekana isura nshya y'umujyi uri kugana ku rwego mpuzamahanga. Icya kabiri, iterambere ry'ubukungu. Uyu mushinga utegerejweho guha akazi abaturage benshi mu bihe bitandukanye byawo, mu gihe cy'ubwubatsi, mu gucunga inyubako ndetse no mu bikorwa by'ubucuruzi bizakorerwamo. Hanyuma rero icya gatatu ni ukugabanya ingaruka ku bidukikije. Kuba KGC cyangwa se Kigali Green Complex yubakwa nk'inyubako ibungabunga ibidukikije, icyo twakwita eco-friendly building, bizafasha mu kugabanya ingufu zikoreshwa, kuzigama amazi ndetse no gutanga umwuka mwiza mu mujyi. Ikindi kandi cya nyuma no gukurura ishoramari. Abashoramari mpuzamahanga bagaragaza inyota yo gushora imari mu mujyi wa Kigali. Kigali Green Complex izaba intangiriro y'uko u Rwanda rushobora kwakira imishinga minini ifite ireme ndetse n'icyitegererezo. Hanyuma rero uwitwa Uwanyiringira Jacqueline ni umwe mu bayobozi mu mujyi wa Kigali, yagize ati Kigali Complex ni igisubizo kijyanye n'icyerekezo cyacu cyo kugira Kigali y'icyatsi kibisi, itekanye kandi irambye. Iyi nyubako izerekana ko iterambere rishoboka ritangiza ibidukikije. Uwitwa Murenzi Richard akaba ari umushoramari mu bijyanye n'ubwubatsi, avuga ko uyu mushinga ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira imishinga igezweho ku rwego rw'isi, bizakurura n'abandi bashoramari bashya. Abaturage bamwe cyane cyane batuye hafi ya Nyarugenge bavuga ko nubwo
ko bishimira iterambere bafite impungenge z'uko ibiciro by'ubutaka n'ubukode bishobora kuzamuka bigatuma bamwe batabasha kuguma mu mujyi. Hanyuma rero umushinga wa Kigali Green Complex uteganyijwe kuzura mu myaka iri hagati ya 2026 ndetse na 2028. Uteganyijwe kuzatwara amafaranga menshi abarirwa mu mamiliyoni y'amadolari y'Amerika, kandi biteganyijwe ko uzaba umwe mu mishinga izazamura cyane isura ya Kigali mu ruhando mpuzamahanga. Kigali Green Complex umushinga ugaragaza icyerekezo gishya cy'umujyi wa Kigali, umujyi wifuzwa kuba icyitegererezo muri Afurika nubwo hari impungenge z'uko iterambere rishobora gusiga bamwe inyuma. Ubuyobozi buravuga ko buri mushinga ugamije gufasha buri wese hatitawe ku rwego rw'ubushobozi afite. Mu gihe isura y'umujyi ikomeje guhinduka, KGC cyangwa se Kigali Green Complex izasiga Kigali ku rwego rwo hejuru. Biteganyijwe ko uzaba umwe mu mishinga izazamura cyane isura ya Kigali mu ruhando mpuzamahanga. Nyita nyawe CK nyawe Lamberto, ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa #kigaliconnect.com cyangwa se ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram, Facebook, LinkedIn, X yahoze yitwa Twitter, hose ni Kigali Connect. Tugakora follow ukabasha kubamenya amakuru avugwa hano mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda ukabasha kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Kora subscribe nkubwira ngo niba warayikoze urakaza neza mu muryango mugari wo kumenya amakuru yizewe kandi amakuru agezweho ndetse n'ibyegeranyo bimeze neza cyane. Reka mbashimire, tuzahure ubutaha. Ciao ciao, Atarvista, Imana ibarinde.